mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse, sibyo? Ndagira ngo rero turusheho aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadarapo yacu. Isuku Media TV. Nyakubahwa Chairman ukaba n'umukandida wacu, tunejejwe no kuba ikaze iwacu mu karere ka Bugesera hano kuri site ya Kindama, aho twaje kubakira turi imbaga y'abasaga ibihumbi 250. Turimo abaturage b'akarere ka Bugesera, abaturanyi bacu bo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ndetse n'abashyitsi twakiriye baturutse mu mujyi wa Kigali n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Nyakubahwa Chairman, uretse intore z'umuryango FPR Inkotanyi zabitabye, turi kumwe kandi n'abayobozi ndetse n'abarwanashyaka b'imitwe ya politiki 8 yifatanyije n'umuryango FPR Inkotanyi mu gushyigikira kandidatire y'umukandida wacu. Nyakubahwa Chairman, nitwa Divin Uwayo, nkaba ntewe ishema no kuyobora gahunda y'uyu munsi. Ngewe uhagaze imbere yanyu ndi umwana wavukiye nkurira niga amashuri abanza n'ayisumbuye ahangaha iwacu mu karere ka Bugesera. Nyakubahwa Chairman, akarere kacu kimwe n'utundi turere tumwe na tumwe twa hano mu Rwanda ni kamwe mu twagizweho ingaruka na politiki mbi y'ivangura yaranze u Rwanda kuva rwabona ubwigenge mu mwaka wa 1962 kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mwahagaritse mukabohora abanyarwanda. Ibyo byatugizeho ingaruka nk'abanyabugesera, by'umwihariko abo twakuranye, ndavuga urungano rwanjye, bo barabizi. Umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa hano mu karere ka Bugesera, iyo wagiraga byibura imyaka 7 wagombaga kwirwanaho ukamenya ikintu cyitwa igare. Wagombaga kuba uzi gutwara igare, kubera ko igare ryari ridufatiye runini mu mibereho yacu, cyane cyane kubera ikibazo gikomeye cy'amazi cyabaga hano mu karere ka Bugesera. Amazi ni ikibazo cyari kikomeye ku buryo nubwo wabaga ungana utyo byagusabaga ko ku igare utwaraho amajerekani byibura 3, ukazenguruka ku mavomo ashoboka hano mu karere kacu. Abazi Rwakibirizi, twajyaga gushakira amazi za Rwakibirizi, ahitwa Kavovo, ahitwa ku Gasenga n'ahandi hose, tutirengagije ko hari n'abavomaga za Cyohoha n'ibindi biyaga biri hano mu karere ka Bugesera, dore ko turi tumwe mu turere tw'igihugu dufite ibiyaga byinshi. Ariko Nyakubahwa Chairman, munyemerere mbatere story gatoya. Nubwo twazindukaga bingana bityo turi abana, birumvikana ko twari abanyantege nke. Kugera ku ivomo mbere ntago byabaga bivuze kuvoma mbere, ahubwo ku ivomo kubera ikibazo cy'amazi twabaga tugisangiye turi benshi, havomaga umunyembaraga. Ngira ngo abo tungana n'abanduta bazi ikintu bita inkomati. Abazi gukomata barabizi. Ngewe n'urungano rwanjye n'abaturuta ntago ari akantu twakwirata, ariko navuga ngo tuzi gukomata. Ariko Nyakubahwa Chairman, mwarakoze kudukiza inkomati, ubu Bugesera dufite amazi n'ukuri. Mu minsi ishize ubwo mwiyamamazaga
mu karere ka Nyarugenge. Perezida w'ishyaka PDI Honorable Musa Fazil Harerimana yakomoje ku mvugo zakundaga gukoreshwa zipfobya inkotanyi, aho bamwe bagiraga bati iby'inkotanyi ni igipindi gusa. Ariko ngewe nasubiza amaso inyuma nkareba ubugesera nakuriyemo n'ubugesera mbona uyu munsi, ndibaza igipindi cy'inkotanyi cyaduhaye amazi, kikaba icyo gipindi kigiye kuzuza ikibuga cy'indege cya Bugesera. Igipindi cy'inkotanyi cyaduhaye kaburimbo Nyamata mu mujyi, hano za Ngenda, za Gashora. Banyabugesera, ubwo icyo gipindi ntitukigikeneye mu myaka 5 iri imbere? Niba ari icyo gipindi cy'inkotanyi bavugaga, turacyagikeneye. Nyakubahwa Chairman, ibyo birashimangira koko nkuko mwabivuze icyo gihe tariki 25 z'ukwezi gushize kuri site ya Nyarugenge. RPF ni ibikorwa, ibyo ndondoye byose si igipindi ahubwo ni ibitendo. Nyakubahwa Chairman, nyuma yo kudukemurira ibibazo bitandukanye muri aka karere kacu ka Bugesera, ubugesera buragendwa, ariko kandi ubugesera ubu ni kamwe mu duce tw'igihugu dutuwe n'abantu benshi batari abavukiye muri aka karere ka Bugesera gusa. Yewe muri aka karere habamo n'abasitari, dufite ibyamamare byinshi bituye muri aka karere. Umwe muri bo ni umuhanzikazi witwa Ingabire Butera Jeanne aka Knowless. Munyemerere Nyakubahwa Chairman, ntumire Knowless nawe nk'umuntu waje atugana iwacu Bugesera atubwire uko abona ubugesera bwacu. Knowless, karibu. Paul Kagame oye! Wapi? Siumva se. Murakoze Nyakubahwa Chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa Chairman, kubona aho umuntu ahera n'ahasoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko nge ndibuka nyuma yuko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu 3. Hari ariko nta gihe cyaciyemo, nabo baragenda. Muri abo hari harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Uwo muntu umwe nawe yari mutoye, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yarasigaranye. Ariko ngewe tuba mu kazi gato cyane, ubuzima bubikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho, abona akazi k'ubwarimu, aragenda ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma ansiga mu gitondo nka 9 z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze, nkasigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katurutiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazu. Rero mfite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga se mana yanjye ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekinike, ndavuga rero ubu bwoba ntabwo buzashoboka. Ngewe
angiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru, ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko nari akana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye, cyangwa se umuntu waba yamenye amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi wenyine ntanamuhohotera. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, bivuga biti kano kazu kararinzwe. Ibintu narabikoze, tekinike icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira, ariko mu kurangira tugera koba cyangwa se none secondaire umuntu arabigenza gute. Ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugira gute, dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman. Secondaire narayizi irarangira, nta giceri mutwishyuriye, ibyo ntabwo byarangiye aho ngaho. Na universite nayo ndayiga irarangira, ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki, n'akantu kagenda kaboneka, akantu ni amafaranga nyakubahwa chairman. Noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo, nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters. Nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, none ibyo biciro birahambaye biri hejuru. Umuntu yarambona wese ko muri ahantu gutya amafaranga ubwo nta guteye ubwoba, ndavuga niko bimeze. Arambwira ati rero genda ushake 1/2 cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije, barayishyuye. Umubyeyi. Hanyuma urugendo rurakomeza nyakubahwa chairman, murumva nababwiye akantu karaboneka, nari mfite inzozi nyinshi cyane, mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo harimo no kubaka inzu. Ko navuga aka kazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari icyo mbyukiramo, mu rwego rwo kwisanzura. Hanyuma nangira gushaka rero ahantu, nagiye Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya, ntabwo bishoboka. Ahantu hose ntabwo mishibiye, ndakomezanya kwa chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement, turamanuka turenga kiriya kiraro Gahanga. Tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna. Ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera, nuko nguko ninjiye. Abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange. Twageze muri uriya musozi nyakubahwa chairman, tureba kariya Akagera, wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane. Ibintu byo kubasa na Nyabarongo ntabyo ushobora kubona. Twese tuvuga naha nta n'ahandi, naha twashakaga, ntitwaza twenyine, amakuru ntitwayiherana, dushaka abagenzi bacu ba Tom Close, ba Platini, ba abartiste batandukanye, ndetse n'inshuti z'imiryango, ko twari twarabonye n'imiryango. Turaza turubaka, ariko muri iyo process nyakubahwa chairman, bana abanyakigali nabo ntabwo baboroshye. Nabacane bamwe muri bo ntagari bose baguca intege, baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki, mugiye mu ishyamba kwiyahuramo. Noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba, mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe, tubabone tubashime tuti mwarakoze, cyangwa na Nyungwe niba wana ntoya mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya, tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba. Umuntu rero w'inshuti yawe kwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugira imikikango. Ariko nyakubahwa chairman, ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu, nuko twizerera muri mwebwe.
twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda, tureba vision mufitiye buno Bugesera, no tukishaka tukiganiriza tukavuga ariko situvugishije ukuri, umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera, afashe imihanda nyakubahwa chairman, hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera. Ukareba ibyo byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze, turahaguma bigenda neza, turatura turatekana. Ariko noneho nyakubahwa chairman, ikintu mwadukoreye nk'abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti, mwadukoreye umuti mu buryo butabaho, tugiye tubona mu buryo butunguranye, mwebwe na madame mutubereye abaturanyi mu Bugesera none. Ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyakubahwa chairman, ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba, mwagiye mu iki byose, wajya kumva umuntu araguhamagaye, alo wanshakiye akabanza niyo kaba 15/5, ariko nanjye ngatura mu Bugesera, ugatibuka amagambo yakubwiye, ukambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'imiturire. Bugesera bwararangiye, byari hatari. Nyakubahwa chairman, nk'uko nabivuze ntangira, ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro, biragoye. Rero muraza gucisha amaso muri aba Banyabugesera, ikintu nibibone cya mbere, igikumwe cyabo kiri tayari, bameze gutya, ariko n'aba Banyakigali ni uko nguko. Twebwe nk'Ubugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute? Ni gutya nyakubahwa chairman. Itariki ya 15 yaratutindiye, sinzi umuntu wayishyizeho, ni kure bitaho, ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya, kuvuga uti ntawamenya, ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabura atera urimanukiye, uragiye ukagenda utanaseze. Abanyabugesera babizi ko ako kageso guca batanaseze atari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari nyakubahwa chairman. Hari igihe uhura n'abantu nyakubahwa chairman, rigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki, kandi bakuzi gahita babwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba, kandi babazi ukuri, bakabura icyo bavuga, za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya, ukabaho ukuri nyine ukikomereza. Rero ntago twabona ukuntu tubashimira nyakubahwa chairman. Twana twari duto, tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi, tudafite icyerekezo, tudafite uwo tubwira, tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute. Mwaratureze turakura. Mwaratureze turakura, tubamo abantu bakuru bazima aribo batwebwe. Kirenze kuri icyo, twarashibutse, natwo twagize utundi twana twacu. Ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda, turimbishwa n'ibyishimo. Ni bamwe mu Banyarwanda bato bishimye, nta stress bafite, kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Mwarakoze cyane.
nyakubahwa chairman, iyo twebwe baraye ijoro ni twe turibara, ni twe tuzi aho tuva n'aho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye, tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya, ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka. Twumva tubafitiye umwenda munini, n'umwenda tutabona ikintu twishyura, n'umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko, nk'abajene, ikintu twabizezanya ko chairman nuko turi bato batari gito. Ngana ku musozo, nyakubahwa chairman, aka ni akantu kanjye, ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse, ibintu bimeze neza, twabibabwiye yuko twebwe turi tayari, inkoko niyo ngoma, ariko ibintu nibigenda neza, mwabonyemo umwanya, mwaruhutse, muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman, mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sibyo? tuze nyakubahwa chairman, dutaramire ziriya nyambo, twishime, twinegure. Mu kinyarwanda iyo habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura. Tuze twinegure, ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe, FPR oye! Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda, wakira bose, udaheza, ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane, ariko menshi, twakire umubyeyi.